Yes, reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana mu mwaka mushya muhire wa 2026. Ndagira ngo mbanze mbabwire ngo kugubwa neza no kugirirwa neza n'Imana bizabe kuri mwebwe muri uyu mwaka wa 2026. Uyu mwaka uzababera umwaka w'umugisha, uzababera umwaka w'umunezero. Nshuti zanjye, bavandimwe muri mu Rwanda, Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi, ku isi hose, ndagira mbabwire ngo ndabishimiye kandi ndabakunda. Numvaga biri ngombwa ko naza kuri kamera nkabashimira. Muri inshuti z'agaciro, muri z'umumaro, kuko umwaka dutambutse cyangwa se tuvuyemo hari urukundo mwangaragarije, hari urukundo mwanyeretse, kuko buri iyo tuje imbere y'izi kamera tugakora ibintu mukadushyigikira mukabireba, yewe mugakora n'ibisabwa like, share and comment. Ni urukundo rukomeye, ni ukudushyigikira, ni ukutuzamura. Nagiye mbona amaboko yanyu agenda mfata, nagiye mbona urukundo rwanyu mu ma comments, ndetse no kugenda muzamura YouTube yanjye cyangwa se YouTube nkoresha ariyo bita Abeza Media TV. Ni ukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima, mbabwira ngo uyu mwaka ndahari ku bwanyu. Ngiye gukora byinshi bitandukanye, ibiganiro, filime, prank. Ni muhabe kandi mbese mukomeze mushyigikire, nanjye ndahari ku bwanyu. Aho muzankenera nanjye nzabashyigikira. Ubu ndagira ngo mvuge akantu gatoya. Uyu mwaka twinjiyemo ni umwaka ukeneye gufatana amaboko cyangwa se kuzamurana, gufashanya. Aka kanya hari icyo wamfasha, nanjye hari icyo nagufasha, birashoboka. Nta muntu udakenera undi. Ariko ndagira ngo njye mbashimire kandi mbabwire ngo nimukomeze kuhaba. Nanjye ndahari ku bwanyu, ngiye kugenda nzana buri kimwe cyose mushobora gukenera, cyangwa se buri kimwe giteguye neza, kimeze neza. Mboneraho kubasabira umugisha, amahirwe, amahoro, umunezero, kuko nanjye mwankoze ku mutima. Reka rero dukomeze uyu mwaka wa 2026 nawe usige hari ahandi hantu bivuye n'aho bigeze biturutse ku mbaraga zanyu. Yes, rero kwa kabiri mfite gusohora filime nshyashya. Iyo filime yitwa Inzira Igoye, bamwe murayizi. Part 8, ubwo ni igice cya 8 kizajyaho. Ndagira ngo muzahabe muri benshi, mukomeze kunshyigikira, mukomeze kurayikinga, share, muhe inshuti zanyu, kandi nanjye ndahari kugira ngo nkomeze mbazanire ibyiza byinshi. Yes, murakoze cyane rero. Nicyo cyari kinzanye, nagira ngo mbashimire umwaka udatangira ntabashimiye, kandi nkomeje kubana namwe ibihe byose. Babyeyi, bagabo, basore, bakobwa, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Reka nkubwire inshuti yanjye, jya uharanira iterambere rya mugenzi wawe, kuko uyu munsi akeneye kuzamuka, kandi imbaraga ze ziri bumuzamure ni wowe ubwawe. Nawe ejo uzakenera kuzamuka, niwe uzakuzamura. Mureke rero umuntu ugukeneyeho support uyimuhe. Nkanjye uyu munsi ndahangaha nje kukubwira kuri video igiye gusohoka. Gira ngo niyihe rero, ngiye kubaha video ndi kumwe n'uwo bita Muzehe Shuni, umusitari muzi cyane wamamaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Rero iyo video iraje vuba cyane. Iyi video izaca kuri Abeza Media TV. Mbaza ngo bimeze biti? Twagarutse kandi tuje dukeneye imbaraga zanyu. Nimudushyigikire, namwe ejo tubashyigikire. Rero ni njyewe nk'umuhungu wanyu Rutayomba Janvier, uzwi ku izina rya Fisi muri filime. Uyu munsi naje nje kandi nta guhagarara. Ese uzabikora? Ngambwira muri comment.